Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Gikoma. Haravuga inkuru itari nziza. Ni inkuru y'incamugongo aho abana babiri bakiri bato bishwe n'abagizi ba nabi kugeza na n'ubu bataramenyekana. Aba bana umwe muri bo yarageze mu kigero cy'imyaka 2 n'igice, undi umukurikira yarari mu kigero cy'imyaka 8. Imirambo y'aba bana yasanzwe mu murimo w'imyumbati. Biravuga ko ngo aba bana bari basanzwe babana na nyirakuru, ngo ariko hari hashize iminsi nyirakuru abashakisha yarababuze. Babuze ku wa gatandatu w'icyumweru cyashize, kugeza naho ngo baje kubibwira inzego bwite za leta bagaragaza ko abana bababuze. Nyamara umwe mu baturage batuye muri aka gace aza kubona imirambo y'aba bana yarishwe urw'agashinyaguro, nimba n'agahinda n'ivugwa muri aka kagari ka Gikoma. Kubona abantu bica abana b'ibitambambuga batabasha no kubarwanya, bakabica urupfu rubi rw'agashinyaguro, ngo none na n'ubu hakaba hataramenyekana abakoze aya mahano. Urumva hari umumama wari ugiye kwivomera arahagana hepfo, arangiza aca kw'abo bana yumva urusazi, urumva urusazi nirwo rwabyerekanye. Ariko ubuhamya twe dufite twabajije abaturage aho hantu twasanze abo bantu bari biriwe bahahinga uwo munsi n'ikigoroba barahatera, urumva abo bantu nabari bahari. Rero tugakeka ko bashobora kuba bariciwe nk'ahantu nko mu nzu, noneho ubwo bakumva umuntu ukuje cyangwa se n'ubundi buryo n'ubundi cyaha ni gatozi, bagahitamo kugenda kubashyira hariya ni nk'Imana ibishaka kubigaragaza. Umukuru afite imyaka 8, umuto afite 2 n'igice. Ikishikaye mu mudugudu, mu gihe turangije kuyandika tugiye guteresha kashi ku kagari, nibwo twumvishe umuntu ahamagaye umudugudu ngo bwira umukecuru ngazi ngo abana babonetse. Nibwo twamanukaga, tumanutse dusanga barabishe babataye hariya yo mu rugo. Kuko urabona abana babuze ku wa gatandatu ku isabato, bavuga ko babuze nko mu masaa 10. Yego. Mu bigaragara naho twabasanze barapfiriye, ntago bahapfiriye, ni ku nzira y'abantu bajya kuvoma, n'abantu baranajya n'amahene aho ngaho bahanyuza amahene, baba barababonye cyane imbwa zarabariye. Biragaragara yuko bavuye mu nzu bakabahashyira ari mu gicuku kugira ngo ujya kuvoma babone cyangwa se uhahita agiye ababone. Batuye muri aka gace barakeka ko ngo nyirakuru ari we wakorwaho iperereza, ndetse ngo n'umuhungu we cyane ko ari bo babanaga. None nibyumvikana ku buryo abana bamara iminsi igera kuri 4 baraburiwe irengero, kandi ngo nyirakuru ngo yari yagiye mu karere ka Nyanza. Nyamara ngo iyi nkuru y'ibura ry'abana yayumva ngo ntatahe. Yewe iyi nkuru ukuntu nayakiriye nk'uko icyo cyaha kiramutse gifashe uyu mukecuru n'uyu muhungu, batinyutse gusiga abana mu nzu bakagenda bagasiga babakingiranye, imirambo ikaza kuboneka ku gasozi babasize. Ngewe iyi nkuru nuko icyaha cy'urupfu cyanaciwe, ubundi biramutse bibahamye banabicira imbere yacu mu ruhame, kuko nanjye ubwanjye naraye ntasinziriye, n'ubu ubwanjye ndacyafite ubwoba, naraye ntengurwa. Hari abaturage bavuga ko ngo nyirakuru w'aba bana bamukekagaho ibijyanye n'amarozi, cyane ko ngo yavuzweho guhemukira abantu benshi abarozi, none ngo bagakeka ko ngo ari abantu babihore ngo kugira ngo bababaze uyu mukecuru. Cyangwa se mwo kimwe tukaba turi gukeka bitewe n'uburozi agira, tukaba turi gukeka ko ari n'abaturage bakihimura kw'abo bana, kuko icyo kintu nacyo kirashoboka. Niyo mpamvu ibintu tuba twabirekeye inzego ngo abe arizo zikorera iperereza, kuko ahanini bitewe n'ukuntu aroga, bitewe n'abantu agenda yicira abana, nawe uri umuntu utekereza cyane ushobora no kumwihimura. Ibyifuzo bya benshi barifuza ko ngo aba bagizi ba nabi bishe aba bana bakiri bato b'ibitambambuga ngo baramutse bafashwe bazaburanishirizwa mu ruhame, ngo maze bagatanga impamvu z'icyatumye bica abana bakiri bato, ngo icyaha cyabahama bakabihanirwa. Gusa ariko nanone hari n'abavuga ko nubwo igihano cy'urupfu cyavuyeho, ariko nabo ngo baramutse bafashwe icyaha kikabahama, nabo ngo ibyo bakoreye aba bana nibyo bagakwiye gukorerwa. Kwica umwana ni ikibazo gikomeye cy'indengakamere, ahubwo mutubabariye mukabona uwo muntu wishe uwo mwana. Nonze mu uriya mukecuru natwe mwamuduha, natwe tukagira icyo tumukorera. Niba ari ikintu kiri kutubabaza ni ugutegwa ipfunywe no kwicwa ko duturuka mu karere ka Ruhango rwose, bitewe n'amahano asigaye akunda kuhabera buriho. Birababaje cyane kubona umwana w'imyaka 2 yicwa, undi w'imyaka 8 akicwa, nta kintu bakoze. Umuntu utana kurwanya umuntu utatuma ikintu ngo yange, urasura mwana ni cyerekana ko ari amashyara ari mu bantu gusa. Ni mukora iperereza mu bakanira rubakwiye, kuko iki gihe ubugome bwarateye Satani yugarije abantu
ku buryo umuntu asigaye yihekura akica n'umwana we yabyaye. N'amahari numva ngo n'amahari ngo ntago abo bana umukecuru afite bose bavindimwe. Bashobora kumukoreraho ubuhari rero bakaba batwicira umwana. Umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Kayitare Welarisi ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru, nyamara ubwo twamuhamagaraga ntigeze atwitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Ruhango barambiye inkuru za hato na hato z'ubwicanyi zikunze kumvikana hirya no hino mu bitangazamakuru, bagasaba ko inzego z'ubuyobozi zakaza ingamba hagashakishwa abakora ibi byaha byo kwambura abandi ubuzima, ndetse ngo bajya bafatwa bagahanirwa rwagati mu baturage kugira ngo n'abandi babere isomo bareke ingeso yo gukomeza kwambura abandi ubuzima. Iyi nkuru y'akababaro y'aba bana bagera kuri 2 bishwe n'abagizi ba nabi, umunyamakuru wa BTN TV arakomeza kuyikurikirana. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samsoni. Hanini mu karere ka Ruhango, ndi mu kagari ka Gikoma, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Oya biteye isoni rwose, nawe uri umubyeyi wawe nuko umunda nguyu mwana umubuza ati have fata tubonye, ariko kujya gusabiriza wa mwana akagutoroka akagenda. Biteye ikibazo natwe biratubabaza. Abo ni bamwe mu baturage baturiye ndetse n'abacururiza muri santere y'amaboko iherereye mu murenge wa Kanama w'akarere ka Rubavu, bavuga ko ngo bangikishijwe n'ikibazo cy'abana ngo birirwa bari gusabiriza muri santere ngo aho kujya ku ishuri. Buri munsi imbaraga ndi gusaba use aya mafaranga uri gusabura aya masiki igisheke ndagura igisheke. Aba bana bituma basabiza, nanjye ndabafite n'ubushobozi buke akagutoroka, waba umushyize ngo mu rugo kubera nawe utwo wabonye ari dukeya ukabona utwo wabaye ari dukeya, noneho bakagutoroka bakajya gusaba. Ubwo rero ni ubushobozi buke tuba dufite. Wowe ufite abana bangahe bajya gusaba? N'umwe. Abari kwigwanaho kujya gusabiriza no kwirwanaho, abari kwigwanaho da none mvuge ngo iki umurwanyi wo nganyina none imikorere mu gihe yabuze ya numibereho mikeya y'ababyeyi baba bafite, ubwo noneho bigatuma nabo bajya kwishakishiriza. Ubwo twaganiraga na bamwe mu bana twasanze bari gusabiriza, batubwiye ko impamvu ituma bafata icyemezo cyo kujya gusabiriza ngo uko ababyeyi babo batabitaho, ngo ndetse rimwe na rimwe bakabima n'amafunguro. kundi ibiryo Ninde wanga kuguha ibiryo? mama Ngenda mubonaga dore ngo uburaga hano muri maho. Abari hamwe n'utundi twana nuko wenda twanyuza handi, ariko babaga bari hamwe. Ubwo rero ndumvaga ngo hari habaturukaga inyabirasi bafite ababyeyi ariko bananiranye mu rugo. Aba bana baba barananiwe ishuri, akari abantu babana basabiriza ahantu bacuruza ku mangazini ku maduka. Babishaka icyo kurya. Aho ni nabo abaturage bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zagurukira iki kibazo cy'abana birirwa bari gusabiriza muri santere y'amaboko ngo kuko biteye isoni n'agahinda. Biba biteye isoni kuri umuhanda. Kuko urabona n'abanyamahanga iyo babonye abantu basabiriza muri santere ubona bibabaje cyane. Biteye agahinda. Ariko se nkaho ukunze kubona abantu ukubona muri santere bangana iki, tuduha urugero? Abana nkunda kubona ni benshi cyane, ugeze nk'ahantu bita ku ishusho, ahantu bita kuri 40 ku ishusho, usanga rwose hafi ya bose birirwa ku maduka basabiriza, ugasanga biteye agahinda. Biteye ikibazo natwe biratubabaza, naramukubise naramubujije kuko ndi hariya ku Nyundo ku muhanda, namubwe ndi have ujya kusabiriza shobora wicare mu rugo akanga. Ubwo rero bigatuma nanjye mukubita ndi ubure kujya gusabiriza, kandi biteye isoni, biteye n'isoni cyane. Ahubwo bari kuraza n'abandi ku joro, bari kubaraza ku ijoro gute? Bari gutobora amazu. Ubu se umwana we yapfa muri ambaye bari abafite n'abandi bari inyuma. Nzabayimana Evariste, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kanama, yatubwiye ko ngo ari igihe bajya bakora operasiyo yo gufata bamwe mu bana ngo birirwa bari gusabiriza ndetse n'abavuye mu ishuri bagasubizwayo. Igihe kinini dukora operasiyo hano mu isoko, abo bana tukabafata
ariko ubwo niba bongeye kugarukamo nabwo tugiye kongera dukoremo operation tubafate. Uretse ko abenshi usanga ari abandi bana bava mu yindi mirenge atari hano, ariko aho yava hose n'umwana w'umunyarwanda ntagomba kuba azera, agomba kuba ari ku ishuri. Turaza kubihagurukira, tugiye kubihagurukira icyo kibazo rwose tukirwanya. Mu bindi bivugwa n'abaturage nguruko abana bagaragara muri santere ya Moko bari gusabiriza ngo atarabo muri uyu murenge wa Kanama gusa, ngo kuko hari n'abaturuka mu mirenge yani bibi n'uyu murenge, ngo ndetse harimo n'abaturuka mu karere ka Rutsiro. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.